reka tubasuhuze inshuti bavandimwe ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Mwebwe mudukurikira umunsi kundi, wewe wakoze subscribe nawe utarayikora, nawe ukurikira amakuru yacu, turagushimiye. Rero nkuko mu minsi ishize twatangaje inkuru, ntanuga n'iminsi myinshi, umunsi wo kuwa kane twatangaje inkuru y'umusore wakunze umukobwa, n'umukobwa akamukunda, nyuma umusore aza kugira ikibazo ahanini cyari gishingiye mu miryango, biba ngombwa ko uyu musore atabwa muri yombi ndetse arafungwa, aho twanatangaje ko umukobwa nawe yabafungiye mu rugo. Nyuma rero y'amasaha make inkuru isohotse, ubwo inkuru yasohotse ku wa kane saa 12:00 z'umugoroba, ku wa gatanu umusore yavuye muri gereza. Murabizi ko mu nkuru yacu twanditse urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwanditse ko rugiye gukurikirana ikibazo uko giteye, rugisesengure ndetse rukurikirane ababa barabigizemo uruhare, niba kuko harabayeho kwibeshya cyangwa se gutwitiranya ibintu, ndetse n'uwarenganye arenganurwe. Aka kanya rero turi kumwe na Jean d'Amour Niyigena, sibyo? D'Amour, turakwakiriye. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Wari umaze iminsi ingahe muri gereza D'Amour? Nari maze iminsi igera muri 4. Wa gatanu ntabwo ari kuzuye neza. Wa gatanu ntabwo ari kuzuye neza. D'Amour, ni wowe bwa mbere wari ufunzwe? Ni ubwa mbere. Ni ubwa mbere wari ufunzwe? Yego. Ubwiwe ko ugiye gufungwa byakiriye gute? Byarantunguye, kubyakira birananira, ariko narihanganye mbicamo, bigenda neza hamwe n'Imana iramfasha, impa umutima wo kubyakira. D'Amour, ubundi iyo abantu bumvishe tuvuge, urabona ko inkuru zari zatangajwe n'ibyavuzwe byava ko uzize urukundo, kuko nibyo D'Amour, byari gukundana byatumye ubasha kugera muri gereza? Yego, urebye niyo mpamvu nyamukuru, kuko ikibazo cyaje kubaho cyabaye hagati yanjye n'umuryango, nari nashimye umukobwa, na n'ubu tugikundana, ariko nshima Imana yuko byagenze neza, Imana ikamfasha aho nari ndi nkaba naravuye amahoro. Nkanashimira by'umwihariko urwego rw'ubugenzacyaha RIB kwitohoza bakoze n'ubushishozi bwabo, bakabona yuko nkwiye kuba ntafunze, nko nkwiye kuba ndi hanze. Kandi nkanashimira cyane urwego rw'itangazamakuru rwabibayemo, rukamvuganira, ndashimira cyane. Kandi nkashimira n'abandi bantu benshi babibaye inyuma, babikurikiranye kuva najyayo kugera mvuyeyo. Ndabashimira cyane kubw'umwete bagize no kubwo kuba ndamahoro, kandi nkashimira n'Imana cyane by'umwihariko. Yego D'Amour, nta kindi wavuga, nyine n'ugushima, buri wese abashima Imana. Yego. Ubundi usanzwe usengera D'Amour? Nsengera muri ADPR. Usengera muri ADPR? Yego. Niyo mpamvu ufite amashimwe cyane. Yego cyane. Pantekote. Yego. D'Amour, rero ngira ngo ni ikintu wenda ntiwari unahari, wanabyumvaga. Ese uri muri gereza ugeze umva ko itangazamakuru ryaba ryakoze ku nkuru yawe ryagukoreye ubuvugizi, ugeze ubyumva? Oya, ntabwo nabyumvisheho, nabyumvishe nsohotsemo. Usohotsemo? Yego. Nibwo bwa mbere wari wanditswe mu itangazamakuru? Ni ubwa mbere. Ni ubwa mbere. Nkeka yuko ari n'ibintu byari bishyashya kuri njyewe, kuko ni ubwa mbere nabonye ko bigeze ku rwego nanjye ubwanjye ntabashaka kwiyumvisha. Yego. Wisanga mu itangazamakuru? Nisanga mu itangazamakuru. Abenshi bahita batubaye umusitari. Wabaye umusitari? Ni inzira z'Imana. Imana buriya niko yabishatse, kandi nshimira n'Imana yuko byagenze kuriya. Nkongera gushimira cyane by'umwihariko umukunzi wanjye Irakoze Janet, ko yambaye hafi muri byinshi yaciyemo, kandi akomeje kwihangana. Ndamushimira cyane by'umwihariko. Yego. Uramushimira cyane kuko ubwo twaganiraga nawe yavugaga ati rwose giye sinamureka. Yego. Niyo haba iki. Ati ni umuntu uri seriye. Nari ntarakubona ngiye twagukoreye ubuvugizi bwiza. Yego. Tutazi isura yawe, nibwo bwa mbere twari tumvishe iryo zina ryawe. Abantu batubwiye ati rwose hari umuntu uri kurengana, kandi kubera urukundo biradutangaza cyane. Wigeze usoma igitabo cya bita Spia yitwa Ndera, cyitwa cya Romeo and Juliet?
Ego nakurikiranye iyo filime ariko ntabwo nabashije gusoma igitabo neza, ariko iyo filime narayikurikiranye. Yego warayikurikiranye, wabonye uko sene zagiye zigenda? Yego ntabwo ari cyane, ntabwo mfiteho nosiyo ku buryo buhagije, ariko nagerageje gukurikirana gake. Wabonye uburyo abantu bazira urukundo? Yego. Wowe ufungwa uri muri gereza ntiwigeze witekereza gutyo? Ku ruhande rumwe nari nihugiyeho nkatekereza byinshi, ariko hanyuma byose nkasenga. Ese watekereza ko bizagarukira he Damu? Icyo natekerezaga ni uko natekerezaga ko Imana izakora imirimo yayo kandi ikagaragaza ukuri. Kuko buriya nizera Imana cyane. Wizera Imana cyane? Yego. Hanyuma Damu uvuyemo ubungu uyu munsi none uri hanze rwose, urw'ubugenzacyaha rwarakurekuye. Niki wabwira abantu barimo bavuga ati rwose umuntu arekurwe? Hari ababikoze kuri Twitter, hari ababikoze kuri za Facebook, hari ababivuze ku maradiyo, Radio DC, Radio 1, amaradiyo menshi, abanyamakuru batandukanye, abantu batandukanye benshi bavuze ati niba koko arengana narenganurwe. Niki wababwira? Ndabashimira cyane kuko ibyifuzo byabo byari iby'ingenzi kandi koko byari iby'ukuri. Byari iby'ukuri. Ndashimira Imana cyane. Ndashimira Imana, nongera kubigaruka inshuro nyinshi. Ndashimira Imana kandi nabo babigizemo uruhare, bakamvuganira, bakavuga byinshi bitandukanye. Ndabashimira. Abenshi bari bazi ko ngo ari filime, ari ibintu bitabayeho. Byabayeho. Ndi umuhamya wo kubivuga. Byabayeho rwose pe. Yego. Damuru, ubu ngubu nyuma yo kuva muri gereza, nyuma yo kuba ukomeje urugendo rwo gukunda, ni iki ugiye gukora cyane ku byerekewe n'umukunzi wawe n'imiryango? N'iki ubu ngubu gahunda zihari? Nizi yuko urukundo rwacu rukomeje kandi rukomeye cyane. Hanyuma y'ibi byose rurakomeye cyane kandi rurakomeje, ku buryo igihe gitoya kiri imbere tuzabatangariza n'ibindi bizakurikiraho ku bijyanye n'urukundo rwanjye na Janet. Hanyuma nkongera gushimira umuryango w'umukobwa wa Janet. Ndabashimira nubwo byagenze gutya niko Imana yabiteguye. Ndabashimira kuko buriya nubwo byagenze gutya, mbere yaho twabashe kwicara turaganira, umubyeyi we turaganira, numva uburyo abyumvamo, ariko ntabwo twari ko bizagera ahangaha, ariko nkomeje kubashimira. Hanyuma se ko harimo ikibazo cyo kuvuga ngo imyemerere, wowe uri umupantekote, abandi n'abadive, bigenza gute Damu? Oya, nta kibazo ku bijyanye n'ibyo ngibyo. Buriya kumvikana, tuzumvikana, tubitware mu nzira nziza. Yaba ari umwe muri twebwe ashobora no guhindura akajya mu idini ry'undi. Icyambere ni ukumvikana. Nta kibazo kijyanye n'idini kizabaho rwose pe. Muri make witeguye kurikiza ibishoboka byose ariko ukegukana umukunzi wawe? Nta kibazo rwose. Wenda dusa nk'abagera ku musozo, ni iki wabwira? Ariko twari tukiri kuri cya gitabo, ntubaza nti wowe utekereza gute kuri iyi nkuru yakubayeho? Ushobora kuzandika igitabo, ushobora kuzakinamo filime, uzarimamo indirimbo, bizagenda gute? Ni ukuvuga ngo iyi nkuru izavamo filime documentaire, filime y'ubuzima bwacu, mbarankuru. Kandi iyi nkuru yabayeho. Kandi hakazaza nyuma yaho muri background y'iyo filime kazamo n'indirimbo ivuga kuri iyo filime nanone. Bisa nkaho biri kumwe. Abumvaga Romeo and Juliet bajya kumva Damour and Janet. Uko nicyo utekereza kuri iyi nkuru? Nicyo utekereza cyane rwose? Uvuga ngo waba wese ashoboye kuba yazi kwandika filime, waba azi kwandika indirimbo, nakwegera cyane rwose. Damour, reka wenda duse nk'asoza, nicyo wabwira umukunzi wawe dusoza? Murakoze cyane. Icyo namubwira ni uko mukunda kandi muzirikana. Ndamukunda cyane. Kandi hamwe n'Imana nizera yuko bizabidufashamo bikagenda neza nk'uko twabyifuje. Kandi nkongera nkashimira n'Imana kuba yaremeye yuko bigenda gutya. Yego. Urakoze Damour. Murakoze cyane.